kudasinzira cyangwa se gukanguka buri kanya ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu atamerewe neza, ariko ntibyiza na biba bifite aho byavuye. Nk'ubu ndafite urugero rw'umuntu kuva covid yatangira ntabwo abasha gusinzira. Kubera iki? Igihe cyose ngo yikanga ko abana be bafashwe na covid-19 bamubikira yuko abapfuye cyangwa se ko bagiye mu bitaro barwaye. Hari abantu usanga kubera ikibazo cyo kugira agahinda gakabije gukora ari ikibazo, agahitamo kwibera mu buriri gusa. Waruvuze bimwe mu bimenyetso bigaragaza ubwo bwo mu mutwe uvugamo kudasinzira. Ese gusinzira ni gute bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe? Urakoze cyane. Urakoze kubw'icyo kibazo. Kudasinzira ni ikimenyetso cy'uko umuntu atamerewe neza mu buzima bwo mu mutwe. Ubundi icyo kimenyetso kiza mu ndwara ebyiri mu zo mvuragewe. Post traumatic stress disorder ni ikimenyetso kudasinzira cyangwa se gukanguka buri mwanya. Ni ikimenyetso cyerekana ko umuntu atamerewe neza mu buzima bwo mu mutwe, ko afite cyangwa se ko ashobora. Kubera yuko kugira ngo mvuge ko afite ni igihe maze kumupima nkabibona ko koko afite ibimenyetso bikwiriye bigaragaza ko umuntu afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se cya post traumatic stress disorder. Kudasinzira ni ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa se akaba afite indwara ya depression. Ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso kigaragara muri izo ndwara ebyiri mvura: post traumatic stress disorder na depression. Uti ese kudasinzira biba biteye bite, turabihuza dute n'ubuzima bwo mu mutwe? Nyine urumva bwa mbere bigaragara muri ubwo burwayi nkuko nabivugaga. Hanyuma kudasinzira ntago bipfa kwizana, ntago ari ikosa ry'umurwayi, ahubwo ni ukubera ibyo aba yarahuye nabyo. Uzasanga ni ibihe bikomeye aba yaranyuzemo, icyo twita twebwe traumatic event. Ni ukuvuga ngo ni ibihe uba warahuye nabyo biguhungabanya, bigutera ubwoba cyane. Noneho bikaza gutuma rero imikorere yawe y'ubwonko irahinduka. Ubundi ubwonko bufite ukuntu bukorana, bufite ibice bitatu bikorana byuzuzanya. Ariko iyo wamaze gutangira kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe, bya bice bitatu by'ubwonko ntibyongera gukorana, ahubwo wisanga uri muri crise. Hariho rero udasinzira yagera mu buriri aho kugira ngo asinzire yatangira ugasanga hariho aho bidakundira gusinzira. Ndafite izo ngero nyinshi cyane. Gusinzira ntibikunde pe. Akakubwira ati mfite ikibazo cyo kudasinzira kuva jenoside yakorewe abatutsi yarangira, kuva 1994 kugeza kuri no munota sinshobora gusinzira. Hari undi nawe ukubwira ati nk'ubu ndafite urugero rw'umuntu kuva covid yatangira ntabwo abasha gusinzira. Kubera iki? Igihe cyose ngo yikanga ko abana be bafashwe na covid-19 bamubikira yuko abapfuye cyangwa se ko bagiye mu bitaro barwaye. Kubera iki? Abana be ngo bari i Kigali, wari hani i Huye, none ubundi yajyaga babona bakamugeraho bakamusura. None urumva urabona hajemo kuguma mu rugo, kuguma mu karere, ibyo byose urumva byatumye atandukana nabe. None wowe bikatuma rero ijoro ryose ntasinzire, ku gihe cyose ahora yikanga ko bari bumubikire ko abana be bapfuye bazize covid-19. No kuvuga rero icyo nshaka kugaragaza nuko kudasinzira cyangwa se gukanguka buri kanya ni bimwe mu bimenyetso byerekana ko umuntu atamerewe neza, ariko ntibyiza na biba bifite aho byavuye. Hari udasinzira burundu rwose ugasanga nk'icyumweru cyose kimaze adasinzira, cyangwa iyo minsi yose nkuko nakubwiraga. Ariko iyo tugeze kuri icyo kimenyetso, iyo ndi gupima ngerageza kumusobanuza by'umwihariko uko we amerewe nuko ikimenyetso cye gihagaze. Abenshi barambwira bati nk'ubu yewe ndaryama saa 4 atariko ntora agatotsi saa 6, ati saa 9 mba nakangutse, ati iminsi yose niko bimerera. Ati kuva jenoside yarangira nagapfusha umugabo wanjye muri jenoside, kuva nakabura abana banjye muri jenoside, nuko byagenze. Cyangwa se ati kuva nagatangira kugirana amakimbirane n'umugabo wanjye, kuko ngewe nkora kuri ibyo bintu bibiri. Na accident zirimo, hari abagiye bagira accident cyangwa se violence mu kazi nazo zirimo, ariko zo ni nke ugereranyije n'izo ebyiri mvuze. Ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ndetse na violence cyangwa guhohoterana mu muryango hagati y'abashakanye ndetse n'abana, cyangwa umuryango mugari urimo ba nyirarume, ba sekuru,
ba sebukwe baba mu kazi gutyo umuryango mugari, tukabara rero kugira ngo turebe uko bihagaze mu misinzirire ye. Nkasanga urumva kuva saa sita niba ariho atora agatotsi, ubwo saa saba isaha ya mbere, saa munani iya kabiri, saa cyenda ya gatatu, asinzira amasaha 3 gusa. Amasaha 3 gusa ni make cyane kugira ngo ubwonko bushobore kumererwa neza. Urumva niho bihurira n'ubuzima bwo mu mutwe, kandi twabonye ko ubuzima bwo mu mutwe burahita butujyana ku mikorere y'ubwonko. Noneho asinzira amasaha 3 yonyine buri munsi kuva yagahurana na bya bihe bikomeye, kuko ni ingero nyinshi zitandukanye nk'uko nababwiraga. Byarangiza tuzi ko ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe ubundi asinzira dukurikije uko ba muganga w'umubiri batwigisha byibura amasaha 8. Urabyumva? Iyo ubigereranyije urahita ubibona nyine uburwayi uko buhagaze, sibyo? Noneho rero ubwo hagati aho ngaho biragaragara, noneho tuganiriye nawe nkamubaza n'uburyo niba abona ubwo buzima kubamo nta ngaruka abona bimufiteho. Ingaruka zirahari nyinshi. Arambwira ati yewe iyo bigeze ku manywa ahubwo sinasinziriye nijoro, ahubwo iyo ngeze mu murima cyangwa ndi ahantu nagiye mu nama niho ntangira gusinzira. Ati ibitotsi bikaba biraje. Urumva ko ubuzima bwo mu mutwe burafite ingorane, kandi ariko si ikosa rye, ni ukubera ibyo yahuye nabyo. Nuko rero tugerageza kubibona. Mfatanyije rero n'umukiriya, kuko twebwe abo tuvura tubita abakiriya, ntabwo tubita abarwayi. Tubita abakiriya kuko bafite inshingano zo kugira uruhare mu gukira kwabo. Nibo baba bazi neza uko ikibazo cyaje, ni nabo bazi neza n'uburyo cyarangira, ariko baherekejwe birumvikana. Bisaba ni ugutoza abantu. N'inshuro nyinshi niyo turimo ndi kubaherekeza, umwuga wacu barawuhuza na mwarimu, bakavuga ngo wanyigishije uyu mwitozo uzajya umfasha gusinzira, sibyo? Nanjye ngerageza kuwukora nk'uko wawunyigishije. Yego, ko hari imyitozo nyine mbaha ibafasha gusinzira, ariko kugira ngo muhe uwo mwitozo umufasha gusinzira mbanza kureba n'ikibazo cyo kudasinzira uko gihagaze. Hari abantu usanga kubera ikibazo cyo kugira agahinda gakabije gukora ari ikibazo, akakubwira ati nta ntege mfite, agahitamo kwibera mu buriri gusa. Uzanasanga barahari abana b'urubyiruko usanga ababyeyi babo baba bari kurwana nabo ngo bakore aka kazi bakore n'akariya, agahitamo kwibera mu buriri gusa. Uwo muntu wibera mu buriri cyane udashaka gukora ni ukwibaza kubera iki. Hariho impamvu ituma adashaka kujya gukora. Ibintu byose wamushyira imbere y'ikintu icyo ari cyo cyose, ati ngiye ntabwo birega nabishobora, ati ngiye ntabwo mbishoboye, birenze imbaraga ze. Mbese akabona ibintu byose kuri we ntabwo bishoboka. Ibintu byose ntabwo we yabishobora. Ariko ibyo bintu urimo umbwira ngo nzagerageze, njya mbireba no mu bakiriya. Iyo ndimo kumuha exercice nti iyi myitozo uzayikora noneho tutari kumwe uri mu rugo, ngo ni ukuri pe ngo ntabwo ibintu nzabishobora. Si ibintu urabona nabishobora. Urabyumva, kandi ni umwitozo woroshye, exercice de relaxation, kugira ngo atangire yige, kuko kugira ngo azayifate amenye kujya yikoresha tutanari kumwe, ni buhoro buhoro, ngenda mimutoza buhoro buhoro, ntuzasome byibura, noneho ugende ubimenyera. Ntabwo ati ngiye ntabwo ibyo nabishobora, tuzatubikora ariko turi kumwe. Ari kubyumva. Ibyo rero urabibona mu mikorere y'umuntu, ugenda ubibona uburyo yagiye agirwaho ingaruka n'ibyamubayeho, nawe ugabona aho uhera ugenda umufasha. Kuko igihe cyose udafite utarimo usobanukirwa ibimenyetso umuntu afite, ntunamenye n'icyo ugomba kumufasha. Ni nayo mpamvu psychological test cyangwa biriya bipimo by'uko ahagaze mu buzima bwo mu mutwe ni ibigufasha kurushaho gusobanukirwa ubuzima bwo mu mutwe uko buhagaze, ibimenyetso agaragaza, kugira ngo nawe witegure kuzahangana n'ibyo bimenyetso mu guhitamo psychotherapy cyangwa se uburyo bw'ubuvuzi uzakoresha bwo kumwitaho. No kunamenya iyo ndwara iyo ariyo, kuko hari igihe umuntu ashobora kuza kubwira ngo ntasinzira, yenda kubera ko mbizi ko kudasinzira bigaragara mu ndwara ya depression, ugahita uvuga ngo ni depression. Bakubajije ngo iyo depression yavuye he, wayifasheho umwanzuro uhereye kuki? Ugomba kuba ufite ibipimo wakoresheje bituma wemeza ko umuntu koko afite depression. Undi ashobora no kuvuga ati ni post traumatic stress disorder. Niba udafite igipimo wakoresheje, ubwo se uzasobanura ko iyo post traumatic stress disorder wavuze ko arwaye wayivanye hehe? Harimo ibyo ureba, ariko hari n'ibyo ugomba gupima. Ikindi ni uko hari igihe umuntu ashobora kuza w'umukiriya akaza kubwira ikimenyetso kimwe, afite n'ibindi byishe ubwo atarazi ko ari uburwayi bwo mu mutwe. Iyo ukoresheje ziriya psychological test nazo ziramufasha no kugenda yimenya kurushaho n'ibindi bimenyetso afite. Ndaguha nk'urugero, njyewe nakiriye umumama wari ufite ikibazo cy'umutwe, yaramaranye imyaka 20. Yajyaga kwivuza
kubera ko umutwe wamuryaga ngo wamuriraga mu maso. Noneho icyo yakoze ni igiki, yagiye kuri centre de santé baragerageza ntibyakunda ko umutwe wukira, bamwohereza kuri hôpital, aragenda arivuza. Muri hôpital uzantu bamwohereje mu maso. Muganga w'amaso arwana n'amaso, avura amaso, akajya amuha rinete ahindura buri munsi. Ahubwo uko ahindura rinete niko ugiye uko yanyibwiriye umukiriya, yarambwiraga ati uko yahinduraga rinete niko umutwe wanjyaga kurushaho. Ati byagezaho muganga ambwira ati rero ndabona uburwayi bwawe bundenze, burenze ubushobozi bwanjye, ngiye kukohereza mu bihugu byo hanze. Shakisha, tangira utegura mikoro, amafaranga nzakohereze mu bihugu byo hanze bakuvure. We ntabwo yatekereje ko ashobora kuba hari n'ibibazo byo mu mutwe. Noneho uwo mumama nibwo yaje guhura n'umuntu unzi, amwiganira ikibazo afite. Noneho nawe aza guhura n'undi unzi. Noneho umuvandimwe we niwe waje guca ku ruhande we, aca ku muntu tuziranye, arabimbwira. Abimbwiye mbemerera ko yaza nkamuvura. Namuvuye sesiyo 15, ariko nabwo nzimuvura mbanje kumupima, nsanga ikibazo yari afite na anxiety. Kubera iki? Bifitanye isano no gufatwa ku ngufu. Yafashwe ku ngufu kabiri. Hari igihe cya jenoside, hari n'igihe cya nyuma ya jenoside yarafashwe ku ngufu. Urabyumva? Urumva izo evenoma, ibyo bihe bikomeye bibiri yahuye nabyo, ntabwo muganga we w'amaso ntabwo ari byo akora, si byo ashinzwe. We yavuye amaso nyine, ariko amaso birangira munaniye. Araza jewe ndamuherekeza, ndamuvura, maze kumupima nsanga afite anxiety. Nyuma ntangira kumuvura nkoresheje uburyo bita narrative exposure therapy. Ni ugusubiramo ubuzima umuntu yahuye nabwo, ariko cyane ugashyira imbaraga mu kuvura bya bindi ukora kuri za evenoma traumatique yahuye nazo. Uko uzikoraho iyo zisubiramo ni nabyo bigenda bimufasha. Byibura yasubiyemo gatatu biramufasha, ibyo bimenyetso bigahita bigenda. Nagiye kugera ku gusuzuma kureba aho ageze, ndangiza umutwe wakize kera. Kandi ubundi aho yari atuye barandahiye, nawe ubwo yarabinyibwira, arambwira ati jyaho nari ntuye ku musozi, navuzaga induru kubera ko umutwe undya, abantu bose bagahurura bo muri quartier. Ariko umutwe warakize, ati no mu rugo abantu baratangaye, umutwe we warakize. Bivuga ngo rero ibimenyetso dushobora kujya kwa muganga tujyanye ibimenyetso by'umubiri, umuganga nyine akavura umubiri kandi mu by'ukuri atari urwaye. Ariko noneho ikizabigaragaza ko cyari kuvura atari cyo nuko ntibikira. Ariko iyo wakoze aharwaye ukahavura nyine birakira. Umutwe we warakize. Sawa, murakoze cyane, turabashimiye. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane gukurikira ikiganiro cyacu, turabashimiye. Ni ikiganiro kizahora kigaruka. Kora subscribe kandi wibuke no gukanda share kugira ngo usangize n'abandi. Kandi aho muri section ya comment ushobora kuhatanga igitekerezo, icyifuzo cyangwa ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose. Twibuke ko ubuzima bwacu bwo mu mutwe ari ingenzi. Murakoze cyane, naho utaha.